Okay, nkuko mwabinsabye murambaza se Martin Zubimendi muri Arsenal akwiye kuba ari yaza muri Arsenal cyangwa wenda mbere ko ngusubiza ngo yego cyangwa oya mbanza wumve ibi bintu Martin Zubimendi afite. Martin Zubimendi kuva mu kwezi kwa mbere 2024 kugeza muri iyi season nyine 2025 Martin Zubimendi amaze gukora takire 75 mu mikino takire 75 mu mikino 36 ya La Liga. Ibyo bigatuma aza mu defensive midfielder beza isi ifite, kuko ugiye kureba bahari ubona Thomas Partey, ukabona Rodrigo Cascante, ukabona Casemiro, mbese abashinyi ngabo nuriya mukinyi ukina muri Newcastle ninde nyine abashinyi ngabo nyine cyane mfatiye kuri abo ngabo mwese muzi. So ibyo bikaba bigaragaza yuko nanone bafite takire 75 mu mikino 36 ya La Liga. Ubwo kumuzandengo so ubwo bimeze biti? Kumuzandengo ni 2.27 ngere ngo, kuko takire 75 36 mu mikino nyine ubwo mu mikino 36 afite takire 75 mu mukino. Kumuzandengo ni 2.27 ku mukino, gibuze ku mukino aba yabonyemo takire ebyiri. Bikerekana yuko nyine ari umukinyi muri position akinaho, ni umukinyi mwiza. Ikindi positioning cyangwa se no gusoma umukino, azwiho kumenya neza gukinira hagati mu kibuga, defensive midfielder nyine nk'umu defensive midfielder ugezweho, agapanga neza umupira, agakora movement zitandukanye, interceptions, akavuga ati byibuze umupira mfite nawakiriye hehe ndawushyira hehe. Ibyo byose abizweho, bituma nyine n'ikipe nka Real Sociedad imufite aka kanya, itagorwa cyane no gutakaza imipira hagati mu kibuga. Kuko iyo ugiye kureba wenda byibuze wenda turebye nk'aka kantu, Martin Zubimendi n'ubundi afite pass accuracy irenga 89% mu mikino ya La Liga na Champions League, bikerekana ko atanga umupira neza. Kuko ibyo n'ubundi bituma adakunze gutakaza imipira cyane, kuko iyo urabona iyo ufite nimero 6 afite umupira ukabona ari kugenda atakaza imipira mu kibuga, ibyo bishyira aba defenseur mu kangaratete. Urabona Moise Caicedo nawe ari mu gakangara ngako, usibye we yuko Caicedo yagufasha wenda mu yindi myanya itandukanye, n'amazina Zubimendi yagufasha, ariko uwo ni wo mwanya wa nimero 6. Rero ibi ngibi passe ze cyangwa se imyitwarire ye, uburyo afite umupira, niba agiye kuwikura agiye kuwuha umukinyi mugenzi we, umugeraho neza ku kigero cya 89%. Nyine iyo umupira ufite ahantu ashaka kuwushyira, byibuze ku kigero cya 89%, uba ugomba kugeraho yawutegetse ko ugomba kugera. Iyo ni facts ya gatatu wenda ituma agira gute Arsenal yamwifuza. Kuko iya mbere ari defensive solidity tackle cyangwa se defensive tackles, iya kabiri ari positioning and reading the game, iya gatatu ari passing accuracy. None tujye kureba experience, urwego cyangwa se ubumenyi cyangwa se uburambi. Sinzi ubwo nyine ni wowe ufite ukuntu ubyumva. Kuko niba Martin Zubimendi yavutse mu 1999, amaze gukina imikino irenga 150 muri La Liga na Champions League, Europa League n'amakipe y'ibihugu ya Espagne, by'umwihariko Real Madrid, Barcelona, bose baramushaka cyane kubera ubuhanga n'ubundi yifitemo. Umutoza Xabi Alonso aramushaka, Hans Flick aramushaka, ariko
nk'uko twese twari tubizi nko mu kwezi kwa kabiri aho ngaho niba nibuka neza, ikipe ya Arsenal byize kuvuga yuko nyine yumvikanye nawe mu buryo bw'amagambo. So ibyo ngibyo bikaba bigaragaza yuko n'ubundi iyo mikino niba amaze gukina imikino 150 muri kariyeri ye, niba ndimo kureba neza ndaza kugerageza ndebe niba hari n'ibindi byinshi nyuma, ariko ndabona bari kunyereka ko amaze gukina imikino irenga 150 muri La Liga, Champions League, Europa League n'amakipe y'ibihugu nyine ya Espagne. Iyo mikino irenga 150. Ubwo nyine mubwira amakipe amushaka Real Madrid, ikipe ya Barcelona ndetse n'ikipe ya Arsenal, utibagiwe n'ikipe ya Liverpool amutekerejeho muri mercato yo mu kwa 8 cyangwa se mu kwa 7 nyine mu mwaka ushize. Ubwo rero ibyo ngicyo cyari experience ku rwego agezeho cyangwa se ubumenyi icyo yibitseho ku myaka ye. Experience haje ubwo twavuga ngo ni iki? Uburambe mu kazi katubivuge gutyo. Okay, ubwo icyo ngicyo cyari gikwikiyeho. So leadership qualities cyangwa se leadership ubwo ni kwa kundi uyobora abagenzi bawe, mujya mubona umuntu avuga ati uyu muntu yava umuyobozi mwiza mu kibuga, nubwo afite imyaka 25 gusa n'umwe mu bakinnyi bafatwa nk'inkingi ya mwamba muri La Sociedad, ndetse akunze no kuba afite igitambaro cya kapiteni cyane cyane mu mikino imwe n'imwe, kuko iyo kapiteni mukuru adahari niwe ufata icyo gitambaro cyo kapiteni. Ni umukinnyi utuje cyane kandi mu mutwe atuje cyane mu mutwe, ariko nanone sinzi ko wamugereranya na Thomas Partey, sinzi ko wabagereranya, ariko byibuze ku myaka ye afite. Thomas Partey mu myaka 30 n'ingahe 32, uyu nguyu afite imyaka 20 n'ingahe 25. Rero ntabwo ajya akunda gukora amakosa menshi mu kibuga. Wenda ibintu bijyanye n'amakarita y'imituku, imihondo turaza kuza kubirebaho nabyo turebe bimeze bite, ariko ugereranyije byibuze ugereranyije mu kibuga ni umuntu ufite discipline kandi akaba yifitemo n'ubuyobozi. Ariko twavuga yuko Arsenal ikeneye abayobozi cyane, ahubwo ikeneye abakinnyi bahoraho kandi bafite imyitwarire myiza, kuko abayobozi Arsenal bafite Martin Odegaard abaye kapiteni, Saka arahari, Declan Rice arahari, Gabriel arahari, barahari abantu barimo bashobora kuba bayobora abagenzi babo. So iyo nayo ni ingingo yindi ikurikira. Muri make takire 75 muri 2024 2025 muri La Liga, interceptions cyangwa se umubare munini buri mukino nibura 1.5 cyangwa se 2.0 ku minota 90. Iyo atabonye yadakoze nyine gutyo inuza usanga byibuze ari passe byibuze mu mukino nyine ku mukino passe aba yazihaye bagenzi be, byibuze yavuze ati iyi passe reka nyewe na kanaka ku kigero ca 89%, agomba kugira gute, igomba kugera kuri mugenzi we ibigomba kugeraho. Rero niba afite amaze gukina match zigera hejuru y'150 ku rwego rwo hejuru, n'ubwo cyase nk'uwabigize umwuga, leadership ye nka kapiteni wungirije muri La Sociedad ni ibintu utashidikanyaho. Ikibazo rero nadore dushaka gukomozaho ni iki ngiki: ese Arsenal iramukeneye? Cyo ni ikibazo tugiye kwibaza nanone kigiye gukurikiraho. Ubu rero aho ngaho no tugiye kureba amaze gutsinda ibitego bingahe, amaze gukora assist zingahe. Reka aba ari byo noneho tugira gute tugeraho. Okay, ubundi nomene turacaye kuri Martin Zubimendi. Mu imikino 7
ibarirwamo iminota 603 yakoze pass accuracy cyangwa se pass byibuze ku muntu byari 84.5% pass accuracy yakoze. Noneho yakoze takire eshanu, yakoze ku mipira 27, akora clearances 18. Clearances ubwo nibyahinde bavuga ngo kwa kundi ikipe wenda iba yabatatse umuntu akaza wenda azubumenda akaza akavuga ati umupira yawo clearinze nyine kwa kundi bawukura imbere y'izamu, ibyo niyo bita clearance. Ubwo nyine n'abandi babyumva ukundi cyase bafite ubumenyi kuri byo nabo bagiye ico batubwira muri comment, nabo bakatubwira ati clearance ntabwo ari, ariko ngiye ku bwanjye clearance mbona ari iyo ngiyo yitwa clearances 18 nyine nizo berekana yuko afite. Ikintu tuje kurebaho ni ikintu kivuga ngo mu mikino ya Champions League 2023-2024 n'ubundi passe 300 turebe neza. Ubwo n'ubundi imibare y'ingenzi twarebaho wenda comparisons n'ibindi byibuze igipimo takire mu mukino twabonye ko ari byibuze takire ebyiri mu kibuga ziba zigomba kugera kuri cyangwa se ziba zigomba gukorwa ku kigero cya 2.2. Noneho duels ariel duels zo hejuru mu kirere izo yatsinze mu minota 90 byibuze ni 1.64. Progressive cyangwa se passes progressive ni 5.5. Position recovered, covering position nyine ari ukuntu umukinnyi ari mu kibuga ari hagati mu kibuga ariko kavuga ati adversaire afite umupira ariko se hano hantu ndi ndahakavaringa gute, ukavaringa umwanya urimo nyine kugira ngo utaza guhura n'ihungabana nyine. Ibyo byose yabikoze inshuro 322 kuva 2022 na 2023 muri uwo mwaka. Gusa turaje turebe ikindi interception clearance kugera kuri 1.5 1.5. Wenda pass accuracy ze ni 87%. Pass accuracy byibuze 87% zigomba kugera kuri bagenzi be yazihaye. Ubwo rero gutyo bihagaze kuri Martin Zubimendi. Niba hari n'ikindi kintu wenda wumva twavugaho bacandika muri comment. Mu kanya turaje video turi buze kubagezaho turaza kubarebera abakinyi byibuze 5 twese twari tuzi cyangwa se kuva 2015 abakinyi 5 bagiye mu makipe yabo bakitwara neza, noneho sezikurikiyeho bakagurwa n'ayo makipe, noneho bagira muri ayo makipe bagaforopinga. Ubwo nyine ngiye kubaha urugero nk'uko Alex Sanchez yavuye muri Arsenal ari inyenyeri yajya muri Man U bikanga, n'ukuntu Eden Hazard yavuye muri Chelsea yajya muri Madrid bikanga. Turaza kuza kubiganiraho. Gusa uyu munsi twari turi kuri transfer ya Noza Martin Zubimendi tuvugaho bice gusa saga ikomeje kuzamuka kuko Arsenal yagerageje kugira ngo irebe ukuntu yakwishyura miliyoni 51 cyangwa se 51 z'amayero, imenza amapaundi zikaba 60 z'amapaundi kugira ngo abe yayerekezamo, ariko bisa naho biracyari muri process, ariko andi makuru akavugwa yuko bamaze kumvikana. Ubwo rero bamaze kumvikana, dutegereje kureba announcement yanyu ivuga ngo ni umukinnyi wa Arsenal, ariko ntago bikuyeho yuko indi kipe iramutse ije kuvuga ngo ibijyemo nyine bidobye nyine za gapapu mujya mwumva, byashoboka ko gapapu zaba, ariko Zubimendi aka kanya ku kigero cya
ntabwo twavuga ngo ni 100% ariko ni 50-50, 50-50 cyangwa se waba wavuze ati byararangiye ukavuga uti byibuze 60% ni umukinnyi